Imyaka myinshi iratambutse abantu batari bake bakozwa hirya no hino n'indwara njyana muntu. Ababizi neza ni abazirwaye, abazirwaje cyangwa bigeze kuzirwara mu buzima bwabo. Indwara iyo ari yo yose iramugaza kandi ituma umuntu atakaza ibyiringiro byose byo kubaho. Ikibabaje kuruta ibindi ni uko abantu benshi bamaze kwemeza ko hari indwara zidashobora gukira. Erega n'abaganga bakomeye bagahamiriza abarwayi ko ari twibanire bagira bati muzaba ku binini by'iteka byose naho ibyo gukira indwara murwaye byo mubyibagirwe. Nguko uko indwara zirirwa zidoga mu buzima bwa benshi bamaze gutakaza ibyiringiro kandi baturanye n'ibimera byazivura zikibagirana burundu. Mbazaniye amayeri 5 umuntu yagenderaho agakira indwara zose bavuga ko zitabasha gukira. Noneho umuntu yazikira agapanga imishinga imuteza imbere, akaganiriza abandi bibungura, agakunda, agashimirwa intego ahora yusa kuko aba afite igishoro cyizewe cy'ubuzima bwiza. La santé immaculée et le capital sans égale. Ukurusha ubuzima bwiza abakurusha ubutunzi marijani igiciro. Ntaho mwahurira mu ngamba z'imihigo. Avec la santé tout est possible. Nushaka kugera ku ntego zawe uzaharanire kugira ubuzima bwiza gusa, ntacyo utazageraho mu isi. Bizagutera guhora ukotana ngo wisobanure n'ibishaka kukuzambya. Numara gukira indwara zawe zose uzaba ubaye muganga mwiza wirirwa ahumuriza abo zamaze guhindura ibisenzegeri. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Niba ushaka ubuzima bwiza bwitaruye indwara zose, nkurarikiye gukurikiza izi nama ngiye kukugira muri uyu mwanya. Abamaze kwizera ko indwara zimwe na zimwe zidakira, urugero rukurikira rwabumvisha ko nta kure habaho, ahubwo habaho ubunebwe bwo kudashaka gukira indwara. Umunsi umwe umugabo w'Umudage utarashatse kwivuga amazina yarwaye ikibyimba cyo mu bwonko. Ikibyimba kiramuzengereza koko, yatakaje ibyiringiro byose byo kubaho, atangira kuraga abana be n'inshuti kuko iminsi ye yo kubaho yayibariraga ku ntoki. Gutakaza ibyiringiro kwe kongewe n'abaganga bamusezeho bamubwira bati raga ibyawe wipfire, ntacyo twagukorera ngo ukire. Ntibyari bimworoheye no kugenda mu kagare ke. Iminsi ba myinshi gahimwa n'umwe w'ibyago cyangwa w'amahirwe. Uyu mugabo we umunsi umwe wamubereye w'imigisha. Yasomye igitabo bigezo asanga kivuga kuri kanseri zo mu mutwe. Amatsika mu bana menshi ahita kigura amafaranga bamuciye yose. Igitabo aragisoma cyose uko cyakabaye, agera ku nyuguti zitsindagije ikaramu y'ubururu zigira ziti nta ndwara n'imwe yo mu mutwe idakizwa no kuyiriza ubusa. Nta gushidikanya na gutoya umugabo yagerageje amahirwe ye. Bivugwa ko yiyirije ubusa iminsi 40 yose, atunzwe n'imitobe y'imbuto n'imboga gusa, ataragira ku gisubizo. Ariko nawe yanga kumanika amaboko kugeza ubwo yarangije iminsi 60 yose atunzwe na ji y'imboga n'imbuto gusa. Ayasama kabya nkura bashaka kumva aya magambo neza bazashaka agatabo gato kitwa La Nourriture Vivante. Agatabo kanditswe n'Umudage Dr. Ernest Gunther, bazasanga mu ubu buhamya inyuguti ku nyuguti. Iminsi 60 yo kwiyiriza ubusa ishize, yakoreye ibitangaza nk'ibyo Yesu yakoreye mu isi. Indwara ze zose nizo yonse mu mashereka yazikiza zirebesha amaso. Yaremeshaga inama ahantu hose ahamiriza abantu bose bitangaza yakorewe no kwiyiriza ubusa. Yari afite imyaka 60 ariko yagendaga yemye kuruta abasore b'imyaka 20. Imyakura ye yose yari yarashaje, yari yuburuye. Bya bindi bavuga ngo imyakura yashaje ntiyongera gusanwa. L'honneur de trou ne se régénère pas. Ni igipindi cyambaye ubusa. Imyakura y'uyu mugabo yo yahembujwe no kwiyiriza ubusa ndetse hashibuka n'indi mishyashya. Uku niko umugabo yakize indwara ye, yongererwa indi myaka isaga 40, abereye umuryango w'umugisha. Ni inkuru yasakaye mu bitabo byinshi by'abanditsi bibanda ku mirire mu gihugu cy'Ubudage. Iyi nkuru yahumurije abarwayi batagira ingano kuko abenshi biganye uyu mugabo wakoze ibishoboka byose agakira kanseri yo mu bwonko.
maze nabo batamirizwa ikamba ry'ubuzima buzira umuze. Nta ndwara idakizwa no kuziririza amahame y'ubuzima inyuguti ku nyuguti. Niwumva warwaye utakibasha gushinga ikirenge, uzatunga urutoki ibiryo bibi umaze iminsi urya, uce nabyo ukubiri utungwe n'ibizima gusa, indwara yawe izakira. Ushobora kutabasha kwiyiriza ubusa, ariko wifatiye icyuma ku muhogo ugatungwa n'imboga mbisi gusa, wamara ukwezi kumwe wakize indwara zawe zose, cyane cyane igifu. Mu mezi 2 gusa waba wakize umuvuduko n'umutima. Mu mezi 3 waba wakize diyabete, kanseri n'izindi ndwara zinarika ingingo z'umubiri. Wari uzi ko umaze icyumweru kimwe utunzwe n'imboga mbisi? Waba ubanira neza uwo washakanye nawe ziriya ndwara bashakanye birirwa bataka ngo nta bubobere, nta mavangingo, nta ntanga zihagije, nta murego, nta kubasha gusana inkike, reka data iby'igitanda nta nkuru. Izi ndwara zose ziterwa n'umurengo w'amafunguro n'ibinyobwa bipfuye. Abantu biyirije ubusa bahita bazikira. Umugore wamenyekanye ku mpine y'amazina AF wari utuye mu kirorero cya Zeinipig aha ni mu Budage, yatanze ubuhamya bw'ukuntu yakize indwara ibihumbagiza. Ubuhamya bwari bufite umutwe ugira uti: "Mes douleurs se sont déjà disparues, la frigidité est comprise." Indwara zanjye zose zarayoyose hatabuzemo no kutagira ubushake bitewe no kuba mukagatare, la frigidité. Yakomeje agira ati: "Ku myaka 50 nagiye kwivuza, bamfashe ibizamini basanga ndwaye kanseri y'amara. Kanseri yari igeze kure ku buryo abaganga bayibonye bagahita bafata icyemezo cyo kumbaga, bitaba ibyo nkaraga ibyanjye. Uburakari bwantuye ku manga y'intimba nyinshi, ngira umujinya mwiza wo gucukumbura ibitabo byinshi by'ubuzima, niyama abaganga bose ngira nti ibyo kumbaga mu byibagirwe. Abarwayi benshi mwabaze bakabapfira mu biganza ndabazi, nge nzapfira mu bitabo nshakisha icyankiza ntabazwe. Nayobotse regime yo kunywa umutobe w'imboga inshuro 2 ku munsi gusa, mu gitondo na saa 6. Namaze amezi 3 yose ndi kuri uyu mwitozo ukakaye. Amezi 3 arangira nakize burundu. Regime y'amafunguro atishwe n'umuriro yaranejeje cyane ku buryo nanze kuyavaho iminsi yanjye yose. Namaze indi myaka 40 yose nta ndwara nimwe nongeye kurwara. Uyu munsi mfite imyaka 91 kandi nta ndwara nimwe ndwaye, habe na za ndwara bavuga ko zikururwa n'izabukuru. Nta minkanyari, nta mvuvu, nta ruhara, nta gupfuka umusatsi, nta guhina umugongo, nta guhuma amaso, nta rinete ye. Ndi ikiremwa gishya, ntunzwe no guhimbaza Imana gusa." Amayeri 5 akurikira yabasha guhindura ubuzima bwawe ukabaho nta ndwara n'imwe ishinze ikirenge mu mubiri wawe. Umuti wa mbere ni ugukunda kwiyiriza ubusa umunsi umwe cyangwa iminsi 2 mu cyumweru. Kwiyiriza ubusa ni umuti mwiza wongerera imbaraga imikorere y'impindura, ikabasha kuvubura imisemburo ihagije ya insuline kandi igakora neza imirimo ishinzwe no kuringaniza isukari mu mubiri w'umuntu. Kwiyiriza ubusa bikiza indwara zose. Umuti wa kabiri ni ugukunda kwiririrwa ji y'imboga gusa indi minsi 2 ya buri cyumweru, kandi iyi ji ukayinywa mu gitondo na saa 6 gusa. Urugero rwa ji yakugirira umumaro mwinshi ni amashu. Ufata amashu aringaniye ukayasera muri passoire wavanzemo litiro y'amazi, urayungurura. Wakumva ji utabasha kuyinywa yonyine, ugakamuriramo ibitonyanga bike by'indimu cyangwa ukavangamo na karoti ndetse na pome. Umuti wa gatatu ni ugukunda kurya imbuto gusa indi minsi 2 ya buri cyumweru, kandi ukazirya mu gitondo na saa 6 gusa. Erega mwabantu mwe nuko mbabwira ntimwumve, nta muntu wemerewe kurya nijoro. Kurya nijoro ni isoko y'indwara zose zibaho. Mwanga kumva ibingibi mukabyumvishwa n'indwara zibaryamisha mu bitaro budateze ko hava koko. Kurya nijoro bitera indwara nyinshi hatabuzemo na diabete.
twari turangije iminsi 5 noneho mu cyumweru hasigaye iminsi 3. Muri iyi minsi utogosa ibiryo byawe ukabyima umunyu, isukari n'amavuta. Ibi birungo bitatu byaremaje imbaga nyamwinshi kandi nibyo bituma indwara zidakira. Kuvura umurwayi akiri imbata y'ibi bintu ni ukumuhemukira. Indwara zose zagiye ziremaza abantu abandi zikabahitana zishinjwa abaganga banze kubwiza abarwayi ukuri. Habayeho kuvugisha ukuri hagapfuye abiziza, ariko abafite amatwi yumva barokoka ari benshi. Ibi kandi ubirya mu gitondo na saa sita gusa. Umuti wa 5 ni ugukunda kunywa amazi y'akazuyazi ukibyuka. Utarwaye igifu wakamuriramo indimu. Aya mazi nta kindi kiyasimbura. Uyanywa mu gitondo nta kindi kintu urarya, hashira isaha cyangwa irengaho gato ukabona kugira icyo urya. Saa sita wongera kunywa amazi. Hashira amasaha 2 cyangwa arengaho gato ukarya ibyo kurya biteguye neza. Bibaye byiza cyane byaba bigizwe n'imbuto z'ubwoko bune gusa. Nimugoroba nta kintu na kimwe wemerewe kuharya. Iyi gahunda amaze kuvuga yubahirijwe umwaka wose, umuntu yawurangiza ari ikiremwa gishya kitabarirwaho indwara n'imwe. Abambara rinete bazijugunya, abanyeshuri bataye ishuri barisubiramo, abamugajwe n'indwara zo mu mutwe bazisezeraho, abagabo bapfakaje bafasha babo bakongera kwivuga imyato y'ubushobozi burambye, abo stress zatumye basezera ku kazi bagasubiraho, na za diabete z'ubwoko bwose zakira. Twanzura twahamiriza umuntu wese twumva ko nta ndwara idakira aramutse ayifatiye ibyemezo no kuyima amafunguro ayitunga. Muza amafunguro atunga indwara nta yandi ni yayanda yibaruka. Ayo ni amafunguro yamazwe n'ibirungo, amafunguro yose atekerwa mu nganda, amafunguro bahora bicisha urukaranga, umunyu, amavuta n'isukari. Kuyamenya biroroshye, uyavanyemo ibirungo byose by'umunyu, isukari n'amavuta, nawe ubwawe wayajugunya muri pubere kuko utahangara kuyarenza akanwa. Nkunze kubwira abantu nti mwebwe mutunzwe n'umunyu n'isukari, ntabwo mutunzwe n'amafunguro mazima. Amafunguro mazima ni amafunguro warya ukaryoherwa kandi utayahonze isukari, umunyu, amavuta, ndetse byaba byiza kurushaho akaba adafitanye isano n'ibirimi by'umuriro. Ubonye utahunga umuriro wakwitabaza iyi ngoboka. Mbere yo kurya ifunguro ryawe wabanza wakata igitunguru gitukura na karoti, ugakamuriramo indimu, hanyuma ukavangamo akayiko gato k'ubuki. Iyi salade iribwa saa sita ugiye kurya. Uyirya 4 mu cyumweru ukarangiza igihe kirekire. Waba wikinze indwara zibasira umutima, umuvuduko, kwibagirwa ibyo waruzi byose, impyiko, umwijima, kanseri, urwagashya, diabete n'izindi ndwara zamaze guhindisha abantu umushyitsi. Kandi mu gitondo bibaye byiza cyane ukaharya imbuto gusa. Twamaze kugera mu gihe abantu bakwiriye guhumuka. Indwara zariyongereye cyane ku buryo guhura n'umuntu muzima ari ibintu bidapfa gukunda. Abantu benshi bibaza impamvu yabyo, ariko ntibazi ko ari ibinyobwa n'ibyo kurya bipfuye birirwa bapakira mu gifu. Habayeho kwigengesera kuri ibi bintu, twakongera kugira amahirwe yo kujya tugira abasaza n'abakecuru bagera mu zabukuru badataka indwara n'imwe. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera mwigiriye neza cyane. Ibiganiro tubagezaho byamaze kubahamiriza ko kubaho mufite amahoro yuzuye azira uburwayi ari ikintu gishoboka cyane. Nawe utarayikanda tukwifurije ikaze n'ingoga muri iri shyiraniro ryo kurwana ku buzima bwa benshi buragiriwe ku manga. Ngwino dufatanye kuzahura rubanda nyamwinshi rwamaze kurengerwa n'insobe z'ubuzima. Nyiribiremwa azaduhemba ibihembo byinshi. Mbifurije ubuzima buzira umuze n'amahoro ava ku Mana. Shalom.